People nizere ko mumeze neza cyane kabisa. It's a Stanifed in the building. Nizere ko mumeze bo cyane kabisa. Umuntu bitsa Rocky Kimomo. Umusobanuzi wa filime. The promoter. Ndetse n'andi magambo mumwita ndetse n'andi mazina. Ni umugabo watangije Way to the Top program. Yari promosiyo yo kuzamura abahanzi bakiri hasi, of course, upcoming artist. Uyu muhanzi cyangwa se promoter mufate nk'umusobanuzi wa filime Rocky Kimomo. Adusobanuriye byinshi cyane kuri Way to the Top. Aka kanya yamaze guhagarara. Ikigaragara cyo nuko mu Rwanda barakeneye cyane. Telling you the truth. That was the good purpose. Yari ifite intego nziza cyane, Way to the Top. Ariko kubera ubukene, kubera kudafashanya, kubera umutima mukeya, kubishyiramo umuhati mukeya, Way to the Top yamaze kubihagaritseho gatoya. Yari promotion, yari kuzamura abana batoya b'abahanzi bafite impano, yaba muri R&B, yaba muri trap, yaba muri hip hop, ndetse no muri cinema bari kuzajya bajyamo cyane. Uyu mugabo rero Rocky Kimomo yasobanuye ko bari babonyemo impano zimwe na zimwe z'abahungu bahagaze neza. Ntekereza ko umuntu bita Kabara Nkuru ni umusore wari uhagaze neza cyane muri hip hop. Of course bari batangiriye muri hip hop. Rwabugiri nawe muramuzi cyane, ndetse n'abandi b'abakobwa baba barimo hano bagaragaje impano zitandukanye muri Way to the Top. Iriya porogaramu rero yamaze kugaragazwa ko yabaye ihagazeho gatoya cyane, bitewe n'uko uburyo yari ipanze, uburyo bari bayipangiye, ndetse n'amafaranga bari bateganyijemo azakora ibikorwa byose. What's mean? Bishatse kuvuga ko bari bateguye amafaranga yo gufasha abahanzi, bakaba bategura indirimbo zitandukanye, ibikoresho bakoresha, kamera zo gufotora amavideos yabo, ndetse n'uburyo bw'umushahara bagomba kubona mu mafaranga bakoreye. Ibi byose byaba biri ku mutwe wande wa Rocky Kimomo. Uriya mugabo mubona asobanura amafilime yamaze kugaragaza ko rero ubushobozi bwe bwahagaze. What's I mean? Mu Rwanda turakennye, tube tubyemera. Gusa nemera ko Rocky Kimomo ni umupromota mwiza cyane, kandi amaze kugaragaza ko kiriya gikorwa yakoze mu Rwanda nta muntu uragikora. Twabonye Primus Guma Guma iraza irahagarara. Ntekereza ko Rocky Kimomo nawe yaragerageje uburyo bwe ashoboye, gusa yabuze iki? Abashoramari. Mu Rwanda ishoramari iracyari hasi cyane. Aba bagabo bafite amafaranga ntabwo bari gutanga amafaranga ngo bamamaze, ubundi bizamuke umuziki utera imbere ndetse na sinema muri rusange. Rocky Kimomo tumaze kumuhamagara akanya gatoya, ambwiye ko Way to the Top aka kanya yamaze kubihagaritsweho gatoya cyane, kuko iracyari gukorera, iracyari kwigwaho. Of course bategure ibikoresho bizima, bategure buri kimwe cyose kizakenerwa kugira ngo bazazenguruke igihugu, ndetse n'impano zirimo zigende zitera imbere cyane. The purpose ni ukuzamura muzika nyarwanda, ni ukuzamura show business, ni ukuzamura ibendera ry'u Rwanda. Turagira ngo tuzamuke tujye hejuru cyane, turenge Tanzania, turenge Kenya, turenge Zanzibar, turenge Amerika. Ntekereza ko ari ibintu bizaba ari byiza cyane. Ndetse umuhanzi bita Bruce Melody nawe yagaragaje ko kiriya gitekerezo yari yagikunze cyane, ariko njye abanza mu Rwanda mumaze kunyobera. Abanyamakuru mubivugaho mukabirengaho. That's why I'm here to talk on this. We never talk on fashion. Fashion is not talk on in Rwanda. What we talk on this, brother?
tubona amakampani menshi agenda yamamaza imyenda itandukanye, inkweto zitandukanye, ariko nizo zagakwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo abahanzi babone amafaranga yo gushora muri muzika, batange amavideo, batange iki, cyane cyane ko n'abapromota bo mu Rwanda nabo bishyiramo imbaraga cyane. Igitaramo kimwe mu kwezi ni igitaramo ntago gihagije, ndetse n'amakampani akomeye Bralirwa, Primus, ntekereza ko mwakongera mukatugarurira ibitaramo bitandukanye nk'ibyo twaba tumaze kumenyera. Okay, murabyumva ko rero tuba duhagaze neza cyane. Nitwa Staniferi Official One and Only Gentleman. Byaba ari ikibazo kuba utarajya kuri YouTube urebe Muge TV, ukande subscribe, ubundi ukande ku kantu bita inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. It's Muge TV and I'm Staniferi One and Only Gentleman. Okay, nanone kandi umuhanzi bita Diamond Platnumz, mwita imfizi y'akarere. Uyu ni umugabo ufata ibinini by'umugongo umunsi ku munsi bitewe n'igikorwa cyo gutera akabariro. Uyu mugabo rero amafoto yongeye kugaragara ari kumwe n'umushuti we bita Harmonize, Mr. Konze Boy. Rayvanny yagaragaje ko umubano mwiza wa Diamond Platnumz ndetse na Harmonize wongeye kongera kugaruka bitewe n'uko baba bari mu gisibuko cya Ramadan Day. Amafoto agaragaza ko bongeye barasubirana nk'inshuti. Diamond Platnumz nawe rero yatangaje ko byamunesheje cyane kongera kugira inshuti yakunze kuva kera, inshuti yo mu butoya, inshuti yo mu bibazo. Harmonize bakongera bagasubira nk'inshuti nk'uko byahozeho. Okay, ntekereza ko amafoto mwagiye muyabona uburyo acicikanaga hanze ku mbuga nkoranyambaga, byari ibintu byiza cyane. But what we call searching fame, no mu Rwanda musigaye mubibona cyane, ugasanga Riderman, ugasanga The Ben, ugasanga Bruce Melody bari kuvuganaho nyuma bakongera bagasubirana. Ariko ntekereza ko ari amayeri y'abahanzi kugira ngo bamenyekane, bagiye gusohora ikintu kimeze neza kugira ngo kize gisohoke, kikubite, kizamuke. Kanda kuri follow cyo tubona umunsi ku munsi. And I go by the name of Staniferi Official One and Only Gentleman. Okay.